Hello hello mumeze mute? Nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana. Niba uri mushyashya hano njyewe nitwa Rede nguhaye ikaze, niba nawe uri umusangwa nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni muri video yo guteka. Tugiye guteka amandazi, ngiye kubereka amwe mu mandazi njya nteka mu rugo tukayakunda. Ni irindazi iyo uririye nyine uba wumva se ni keke, uba wumva si irindazi si keke, nyine ukumva gusa riba rifite icyanga riryoshye, ukabona ni irindazi ariko mu kanwa ukumva riraryoshye cyane. Nawe rero uzayategure iwawe mu rugo uzayakunda, kandi n'abana banjye barayakunda, natwe mu rugo turayakunda. Natindiye rero reka mbereke uko ngiye kuyategura. Niba uri umukunzi w'amandazi cyangwa se utazi ukuntu wategura amandazi meza aryoshye iwawe mu rugo, ukurikire iyi video yose uko ndabigenza, nawe ariko uzabigenza uzagaruke umbwire muri comment. Abakunzi b'amandazi rero reka tugendane akantu ku kandi. Ngiye gutangira mpima ifarini, ndi bukoresha amagarama 700, ariko ngiye kubanza mpime inusu gusa, ubwo ni amagarama 500. Niba rero udafite uyu munzani wo mu gikoni nawe urawusabwa mu bikoresho bitandukanye ncuruza bijyanye n'igikoni. Iyi minzani nayo ndayicuruza, umunzani umwe ni 23,000 gusa. Ubu uri kumwe rero n'isahani yawo, ikoresha twa tubuye dutoya tubiri nk'utujya muri telekomande, ndatuguhana. Iyo dushaje nibwo ugura utundi. Ni umunzani mwiza rero, upima ibijyanye n'ibiro, amazi ndetse n'amata, upima kugarukira ku biro 5, ariko si ukuvuga kubera ufite isahani yawo ari nk'ibirayi, tuvuge ni nk'ibirayi ibiro 4, urabona ko bitajya muri iyi sahani ugiye gupima. Wabasha guterekaho ikindi kintu nk'akabase, ntabwo ari ngombwa ngo buri gihe ukoreshe isahani yawo. Igikurikiyeho rero ni bleba, ntabwo ndakoresha umunzani, ngiye kwiyaranja ibindi byose ngende mpima kugira ngo byorohereze wenda n'umuntu udafite umunzani kuba yakora aya mandazi. Ndakoresha ibiyiko 3. Ubundi ngiye nkunda nka keke, ibintu nyine bya baking byose nkoresha umunzani, ariko ibindi reka niyaranje ngende nkoresha ibipimo bisanzwe kugira n'umuntu utaragura uyu munzani nawe bizamworohere kuba yakora aya mandazi. Mubonye yuko rero bleba nshyizemo ibiyiko 3 binini. Igikurikiyeho rero ngiye kubanza kuvanga ifarini na bleba, nindangiza ndabereka n'ibindi. Aha rero nahise nkoresha intoki. Iki gipondo iyo uri kugiponda ntabwo uponda nk'iyo uri gukora igipondo cya capati, ahubwo uponda nk'uri kuvungagura, ni kwa kundi uba ufite ibintu mu ntoki urimo urabivungura, niko ubigenza. Murabona ko byabaye nk'umugati se cyangwa se nka shapelire. Murabona ko ntabwo naponze nk'uponda igipondo cya capati, ahubwo nagiye mvungagura mvanga neza bleba n'ifarini. Nawe nubikora ni uko nguko uzabigenza. Igikurikiyeho rero mfashe akandi gasorori, ngiye kumeneramo amagi 2, ubundi nyakubite. Mu bikoresho bitandukanye ncuruza bijyanye n'igikoni, n'izi hand mixer ndazifite, imwe ni 25,000. Nayo rero niba utayifite mu gikoni cyawe ukaba uri umuntu ukunda igikoni cyangwa ukunda ibintu bijyanye na baking, urumva ko 25 ntabwo ihenze, nayo urayisabwa. Gusa ubaye utayifite nta kibazo rwose, wakoresha umutozo usanzwe. Ni uko nyine yoroshya akazi, ariko utayifite wakoresha umutozo usanzwe. Noneho rero ngiye gushyiramo isukari ndashyiramo ibiyiko 4 binini. Ku kijyanye rero n'isukari, buriya biterwa n'isukari umuntu akunda. Twebwe dukunda amandazi arimo isukari ihagije, weho niba ukunda ihagije cyane ushobora no gushyiramo ibiyiko 5, cyangwa se waba udakunda amandazi arimo isukari cyane ukaba washyiramo n'ibiyiko 2. Aka rero ni ka vanilla, nako nshyizemo gakeya, urebye ni nka kayiko gatoya. Ugafite biba byiza kurushaho, ariko utagafite nabwo nta kibazo. Usibye rero wenda iyi hand mixer n'umunzani naberetse mu byo ncuruza, ni byinshi cyane ncuruza.
bijyanye n'igikoni. Harimo nk'amasafuriya anakora nk'amasorori meza cyane, hakabamo ama kitchenware set, hakazamo ama dinner set, toaster, coffee maker, stand hand mixer, blender, ni ibintu byinshi cyane pe ntabwo nabirondora, ni ibintu byinshi. Mujye rero munteza imbere kandi rwose ntabwo njya mpenda, mbahera ibiciro rwose byumvikana bidahenze. Iyi videwo irangiye wenda ndareba nk'ibikoresho nk'icumi cyangwa 15 mbashyiriraho mu byo ncuruza. Murabizi ko mumaze kumenyera ko ibyo mberetse byose ndaborohereza nkababwira n'ibiciro. Hakurikiyeho amata rero mpimye igice cy'ikirahure. Amandazi rero murabizi ko agira ubwoko butandukanye, anakorwa kwinshi utandukanye. Nk'uku nguku nabikoze ubikurikize, niba ushaka amandazi nk'ayo ngiye kukwereka nawe ariko uzabigenza. Atari ukuvuga ngo urafata amagi uyamenere mu ifarini ngo bureba wenda uze kwishyiramo nyuma. Kuriya nakoze ifarini na bureba ukwayo, nawe ariko uzabigenza. Udakoresheje bureba nta kibazo, ushobora gukoresha bata, ariko uko ndabigenza nawe ariko uzabigenza, kuko murabizi hari nk'amandazi aba ameze nk'imigati, nk'ibifufuma nyine. Hari n'ubwoko bw'amandazi riba rikomeye pe, riba rikomeye. Aya ngaya rero ngiye kubereka ni ya mandazi ajya kumera nka keke cyangwa se nka biswi. Irindazi ushobora kuvungura nyine rikavunguka kandi rikaba rinoroshye, umanyura byoroshye, rifite icyanga. Iyo uririye nyine uba uvuga se ni biswi, ni keke, ni irindazi, bimeze bite? None rero nyuma yo gushyiramo umunyu ngiye gushyiramo na baking powder, ndashyiramo akayiko kamwe gatoya ariko kuzuye neza. Igikurikiyeho rero n'ubundi ni ukuvanga. Noneho rero bya bintu ngiye kubisukamo ubundi byivange neza. Nyuma yo kuvanga rero ndahita nkurikizaho indimu. Ni ikintu utagomba kwibagirwa cy'ingenzi. Utudimu twanjye rero twabaye umuhondo, ariko ndabizi ko karaza gukora, ariko ufite akadimu kakiri fresh k'icyatsi byaba neza cyane. Akadimu ntabwo rwose udushishwa tw'inyuma ugomba kutwibagirwa, ukaturapa dutoya ubundi ukadushyiramo. Nk'uko nababwiye rero turakoresha ifarini amagarama 700, na margarine akoresha amagarama 500. Noneho rero ngiye gupima amagarama 200. Noneho rero ngiye gupondesha intoki, urabiponda kugera nyine ubona ko binoze byivanze neza. Ikindi ahangaha nasoje, murabona ko igipondo ntabwo ugomba kugikomeza nk'icya turindazi nyine tw'udufufuma cyangwa se dukomeye, cyangwa se ngo ukigire nk'igipondo cy'imigati. Oya, ugomba kucyoroshya. Murabona ko nanjye kiroroshye. Ikindi rero kubera igipondo cyoroshye, nabanjije nisiga ku ntoki nyine amavuta kugira kitagenda kimfataho. Utisize amavuta kandi cyoroshye cyagufataho. Noneho rero ubu igisigaye amandazi weho shepu, uyaha shepu nyine ushaka. Ahangaha nari nkoze utuzeru, ariko ndangije ndavuga reka nkore utugize nyine utureture. Ngiye kuba nyatwikiriye n'agatambaro rero nk'iminota 10 mbone kuyashyira mu mavuta. Amandazi rero ntabwo utegereza ngo amavuta yawe amanze ashye cyane nk'ay'ifiriti. Oya, urayereka agashya, ariko atari yaba kwa kundi wumva yatangiye guhumura. Amandazi ya mbere rero arahiye. Ikindi aya mandazi aba yumutse. Urabona hari ukuntu umuntu agura amandazi ugasanga ku gihu cy'inyuma arajenza amavuta, hahandi unarikanda ukabona amavuta akuje ku ntoki. Amandazi rero uzayakore nk'uko nabikweretse. Amandazi aba yumutse utabona ajenze amavuta. Ikindi umva aba afite icyanga pe. Ni irindazi urya ukajya ubona nyine ni irindazi, ariko ukavuga se mu kanwa ni irindazi, ni biswi, ni keke, bikakuyobera. Gusa warireba nyine ukabona ni irindazi. Murabona ko riravunguka rwose mu kanwa ho. Rero icyanga kiba ari cyose. Wayanywesha rero, wayarisha ibintu bitandukanye, icyayi, igikoma, bitewe n'icyo ukunda cyose.
Abakobwa banjye rero Runa na Amelia bari bari kunyumvira uko ameze, nabaye amandazi umva bayakunda kubi. Ahangaha nari mbabonjeje kamwe kamwe, then nyuma nkaza kubaha noneho n'icyayi. Mwabonye kuyakora rero ukuntu byoroshye, nawe uzagerageze uyakore iwawe mu rugo, ndakubwira ukuri ko uzayakunda n'abana bazayakunda. Numara kuyakora uzagaruke umbwire muri comment, gusa nuyakorera abana umva bazajya bahora bayakwishyuza. Wakoze rero, mwakoze kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza nk'uko nari nabibabwiye. Reka mbanyurizeho bimwe mu bikoresho bikeya, ndabanyuzeho nk'ibikoresho wenda 10-15 ibyo ngibyo ncuruza, mbashyireho n'ibiciro byabyo. Iyi ni bread toaster y'imyanya 2 igura 25,000, brand yayo ni Dekakila. Iyi nayo ni coffee maker, nayo brand yayo ni Dekakila, igura 35,000. Iyi kitchenware set igura 25,000, noneho iyi ngiyi ifite twinshi ikagura 35,000. Iyi wafer maker ikora 2 igura 28,000, noneho ikora enye ikagura 45,000. Izi double grill pan zotsa cyangwa se zigateka nk'ifuru ifite santimetero 36 igura 32,000, noneho ifite santimetero 40 ikagura 38,000. Seti y'aya masafuriya akora nk'amasorori agura 105,000, ziri mu mabara atandukanye, hari umukara, umweru, shokora ndetse na grey. Izi nazo ni seti igizwe n'5 zigura 105,000, nazo zikora nk'amasafuriya zikanakora nk'amasorori, hari iri bara oranje ndetse n'umutuku. Izi za aluminium zo ziba ari enye zigura 80,000, nazo zikora nk'amasafuriya zikanakora nk'amasorori. Izi nazo ni vegetable cutter, imwe igura 18,000. Blender ya 2 in 1 50,000. Iyi ngiyi yo ni 4 in 1 igura 100,000. Izi stand mixer ni 45,000, nazo ni brand ya Dekakila. Amashyiga yo gutekeraho akoresha amashanyarazi, ishyiga rimwe ni 45,000, nayo irifite amashyiga 2 ni 90,000.